impundu. Izakomora ititaye ku bagukomere keshe, izaguhembura ititaye ku bakuriga nije. Upfa kuba wemera intege nkeya zawe. Haba muri ubu buzima zeno mu buri imbere, abatabizi baravuga bakaruha, kuvaho tukajya hehe, ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo. Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima, ntabwo wandemye amahembe cyangwa ngo undemane umurizo, waremye ishusho yawe Mana, reka ngucinyira akadiho. Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima. Umva twageze mu gakiza kawe, basanze ari ico kigo nderabuzima, abari bishwe na bwakibyaha warabasize ubaha icubahiro cyawe. Ku bashitsi nitwa Vestine Nyirapasika, ndi umugore, mfite umugabo n'abana 4. Ku izina ry'icubahiro nitwa Mama Baraka. Mfite abahungu 3 n'umukobwa 1. Ndi umukristo mu itorero rya DPR, hanyuma nkaba umuturage utuye mu mujyi wa Kigali. Munyemerere rero turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Ndafite intasho nyinshi z'ahantu henshi hatandukanye. Umugabo azikonje hano yambwiye ngo mbasuhuze, munyemerere mwakwakira intasho z'umutware. Shimiye Imana kuba ndi mu iteraniro ry'abera, shimiye Imana yangiriye icyizere, ndashimira Imana izanye nanjye. N'urugendo ruba rutoroshe ariko Imana icinzira ndatambuka, kandi namwe Imana yabarinze nta gikuba cyacitse. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ibyo gushimira Imana ni byinshi. Muririmbyi yararimbye ngo mu buzima hari ibyiza tubona tukabifata nk'ibisanzwe, ariko ntabwo bisanzwe. Mu by'ukuri umumotari uba wagutwaye ntabwo ubuzi wenda ngo arwaye igicuri murakizi? Ashobora no kuba ari umusazi utabizi, ariko Imana y'amahoro, haleluya, twakwicara kuri moto ikazana natwe, wakwicara mu modoka ikayobora shoferi ntatokorwe ndiyikange, Imana ikabana natwe. Muyihereze icubahiro, Imana ni umubyeyi, Imana iraturinda. Ngaho murambure Bibiliya dusome ijambo Imana inshize ku mutima. Maze iminsi mfite ubutumire bwanyu, birumvikana narasenze. Iri jambo ushobora kuba usanzwe urizi, yewe ushobora no kuba uribwiriza kuruta uko ugiye kuryumva, ariko kuko umwuka wera ari urizanye muri aya masaha, iri jambo riguhindure, rigiraho rigukura, rigiraho rikugeza. Imana ishimwe. Dusome mu gitabo cya mbere cy'Abami. Igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice 3 umurongo wa 16. Igitabo cya mbere cy'Abami ibice 3 umurongo wa 16. Hari ijambo rivuze ngo ni page 323. 323. Hanyuma ni mu gitabo cya mbere cy'Abami gikurikiranye na Samweli ibice 3 umurongo wa 16. Hari ijambo rivuze ngo bukeye abagore 2 ba maraya basanga umwami bamuhagarara imbere. 17 umwe muri bo aravuga ati, Nyagasani nabanaga n'uyu mugore mu nzu imwe,
bukeye turi kumwe mu nzu mbyara umwana 18, maze iminsi 3 mbyaye, uyu mugore nawe abyara turi kumwe. Nta mushitsi wari kumwe natwe muri iyo nzu keretse twebwe ubwacu. 19. Ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. Shaka gusubira kuri uyu murongo wa 19 kuko turawutindaho cyane. Uyu murongo uravuze ngo ariko nijoro umwana w'uyu mugore arapfa azize yuko yamuryamiye. 20. Ico gicuka arabyuka ankura umwana mu gituza, ubwo umuja wawe nari nsinziriye amuryamisha mu gituza ce, wa wundi wapfuye amuryamisha mu gituza cyanjye. 21. Mbyutse mu museke konsa umwana, sanga umwana yapfuye, ariko mu gitondo mwitegereje mbona ko atari umwana wanjye nibyariye. 22. Undi mugore aravuga ati oya, umuzima nuwanjye, wapfuye nuwawe. Uwa mbere ati oya, wapfuye nuwawe, umuzima nuwanjye. Babivugira batyo imbere y'umwami. 23 aravuze ngo nuko umwami aravuga ati yemwe, umwe aragira ati umuzima niwe wanjye, wapfuye nuwawe. Nundi akagira ati oya, ahubwo wapfuye nuwawe, umuzima nuwanjye. Umwami ati nimunzanire inkota. Barayimuzanira. 25. Maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima ni mumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari ufite imbabazi abwira umwami ati nyagasani, umuzima mumwihere wimwice. Nubwo bimeze bite, ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. 27. Umwami aherako arategeka ati uwo mwana muzima timumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. 28. Nuko Abisiraheli bose bumvise uko umwami aciye urwo rubanza baramutinya, kuko babonye ko ubwenge bw'Imana bwari muri we bwo guca imanza zitabera. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Abatananiwe bakomera Imana amashi. Ngiri teraniro habaye harimo abamama n'abakobwa bavugiriza Imana impundu. Nutumbira Yesu uzabangawe, bose bazamenya kubana nawe, bare kubugome bitabe Yesu, tunganira Imana ubudas yuhoru isenga, yuhoru isenga ka tubana nabayo. Komera Imana amashi. Yesu ntasonuzagira nubona Yesu. Haleluya, haleluya. Niba hari ikintu kiryoheye no guhagarara imbere y'iteraniro, nawe uwaguhagarika hano ukareba uburanga bw'aba bantu, niba hari ikintu giteye umunezero ni ukubona uburanga bwanyu. Tugiye kuganira ijambo Imana impaye rifite insanganyamatsiko igira iti umuzima ni uwacu. Uko biri kose, hirya y'intambara turi kurwana, hirya y'ibitero biri guturuka hirya no hino, hirya
ari mu nzira ya buri wese ujya mu ijuru. Hirya y'amajwi menshi aduca intege, nzanye ubuhanuzi buvuze ngo umuzima ni uwacu. Hirya y'urugamba umaze iminsi urwana, hirya yo kubona ko bicitse, abantu ntibatinye kukubwira ko wayobye, ntibatinye kukubwira ko wibeshe, nzanye ubuhanuzi buryoshye buvuze ngo umwana muzima ni uwacu. Mutananiwe mwakomera Imana amashyi. Iyi ni inkuru abagore babiri babanaga mu nzu, bari bafite umwuga umwe cyangwa se bakoraga umurimo umwe, bakoraga umwuga umwe, bari indaya. Hanyuma umwe arabyara, bombi bari batwite. Hashize umunsi umwe undi nawe arabyara. Hanyuma aba bagore bombi bararaga ku buriri bumwe. Igicuku rero kije bwije bararyama. Umugore umwe aryama nabi, arasinzira, aryama nabi, aryamira umwana we, birangira umwana apfuye. Hanyuma rero yikanguye asanga yaryamye nabi, asanga yemwe yakoze n'ishano, umwana we yapfuye. Igihe kireba kuri iyo ntumbi, abona mugenzi we nawe yafashwe n'ibitotsi, yasinziriye. Ariko nubwo yasinziriye, yigengesereye cyangwa se yasinziranye ubwe, ntabwo yaryamiye umwana we. Umwana we ni muzima. Wa wundi waryamye nawe bati naryamye nabi, umwana wanjye yanapfuye, ariko ngize amahirwe uyu mugore nawe nubwo yaryamye neza ariko yasinziriye, reka mufatanye n'ibitotsi muguranire. Ndashaka kugira ngo nganire n'abantu bakuru. Reka mufatanye n'ibitotsi ubundi muguranire. Afatanya mugenzi we n'ibitotsi, afata umwana we muzima, aramumwaka, mwishira mu gituza, afata ya ntumbi ayitwerera mugenzi we, amufatanije n'ibitotsi. Ati ndakwemeje, ndaguhaye, uje gushingura uwutishe. Nyina w'umwana muzima arakanguka ngo aje konsa umwana. Yatamika umwana ibere, hakumva ntabwo umwana ari gufata ibere. Anyaganyeje yumva umwana yapfuye, abavugije induru, bwira mugenzi we ati kanguka, kangwa mugenzi we ati reka nisinzirire, ntunteshe umutwe. Buriya rero gukangura umuntu wisinzirije biravuna. Niyo umumenyeho amazi akomeza gufurura. Abantu ko barakaye ndabagira nde? Niba hari ikintu kivuna nukubyutsa umuntu wisinzirije. Ibyo akora ababizi, aba yabiteguye, uravunika aguhema. Hati kari ibyo urakora n'akazi kawe, wamunyeganyeza karushaho kugona kubera ibyo yakoze arabizi. Ariko ndashimira Imana iz'abantu bisinzirije, iz'abantu b'indyarya, ikinyoma
haleluya. mugore nyina w'umwana avuza induru aravuga ati ko nagerageje kuryama neza nubwo nasinziriye, dore ni ku isi iteye, ndi kwibaza ku buzima bw'ejo, ndi kwibaza ukuntu nzava muri ubu buzima, nasinziriye ariko nari nigengesereye. uyu mwana wanje yishwe niki, sinumva uburyo ki umwana wanje apfuye. kangura mugenzi ati kanguka unsobanurire. nigengesereye nubwo ndi muri uyu mwuga, ndi kwibaza ukuntu nzawuvamo, ndi gushaka kugira ubundi buhamya. nigengesereye mbwira ukuntu umwana wanjye yapfuye. undi ati ubwo utangiye kunshiraho intumbi reka nkanguke. uri kumbaza iki ku mwana wanjye ari muzima, ikindi uri kumbaza ni cyokora icyo nagufasha mu gitondo ndaje kugufasha kugura serikeye. undi ati ntabwo mbabajwe na serikeye, ubuzima bw'umwana buraremereye kuruta serikeye. ati nari mvuze ngo ndaje kugura ikibanza ahantu heza i Rusororo, ntabwo turaje i Nyamirambo ariko urekeraho kurira. undi ati ntabwo ikibanza cy'i Rusororo aricyo nshaka, ubuzima bw'umwana wanjye buruta icyo kibanza cy'i Rusororo. ndati rero ceceka ntuburambuza hinduru, sinje wakwiciye. mugore ati uyu mwana wanjye ndacibaza icyamwishe. ijoro ryose umugore arara yibaza icyishe umwana we. hanyuma hirya y'igicuku hari amanywa. korera uwo muri kumwe umumbwirire ngo hirya y'igicuku byanga bikunda buzaca. umuririmbyi arembye ngo yewe joro ribiwe nubwo utinda guca, ukagira ngo ahari uri mwatatu. ya reka nanjye nguhime pagarara hirengeye, nyamara mfite kwizera ndi gufite intego, ikindi kurareba kandi kurarema. ndarebera kure museko utambitse, icyo gitondo cy'ibisubizo. ndarebera kure umuseko utambitse, icyo gitondo cyiza cy'ibisubizo. hirya y'igicuku hari amanywa, hirya y'umwijima abera tuzabona umuco, hirya yo kubabara abera tuzaseka, hirya yo kuvugirizwa induru abera tuzavugirizwa impundu. bibiye turimo bagenzi, binanishe benshi mu rugendo, bagenda basubira inyuma bagirwa amasezerano. ibi bihe turimo bagenzi, binanishe benshi mu rugendo, bagenda basubira inyuma bagirwa amasezerano. urugamba turimo kurwana bakundwasa urw'uyu mubiri, kuko dufite imana n'umwuka wera, manukaza turwanirire. urugamba turimo kurwana bakundwasa urw'uyu mubiri, kuko dufite imana n'umwuka wera, manukaza turwanirire. tubona turangije urugendo, zicara twese dushime ko tuzaba dutsinze urugamba, twese dutabarutse amahoro. ndafashijwe tubona turangije urugendo, tuzicara twese dushime ko tuzaba dutsinze urugamba, twese dutabarutse amahoro. ko tuzaba dutsinze urugamba, twese dutabarutse amahoro. ko tuzaba dutsinze urugamba, twese dutabarutse amahoro.
barananiwe nimuze dutabaze Yesu manuka aza turwanirire abari ntwari babivuyemo abari ntwarane barananiwe nimuze dutabaze Yesu manuka aza turwanirire murekeraho umugore agira amahirwe umuseke uratambika umuseke utambitse ahubwo atariko reka ndebe aka gatumbi ntibarakanje menye nicishe umwana wanjye abaritegereje ati toka shitani ndashwanyaguza ndamenagura ndubika ndaritagura toka ndamenagura ndahambiriza ndatwika ndakongora mugenzi wati kuri gutwika cyane ugakongora ukamanuka ugira ito ondati burya umubabaro wose nagize nabitewe n'igicuku ndati none bigenze bite undati menya amakuru afatika burya rya joro naraye ndira uziko narindi kuri intumbi itari yanje uzi kwisi tunaniza tukarizwa n'intumbi zitari izacu ariko nubwo bimeze gutya umuzimano wacu nyura mu misozi nyura mu mataba aho hose niko harusha umutima jasa Uwiteka kugira ngo amfashe Uwiteka nawe ntatinda kunyu murekeraho ariko mwarimu nkumbuye nina umwana tuziko igicuku cangishije menya amakuru ko mwana atari uwanjye mugenzi ati nuwawe undi ati umwana wanjye narimuzi ntabwo nayoberwa umwana nibyariye mugenzi ati nyine iyo umwana apfuye arahinduka undi ati no hari ibimenyetso mfite bitahindurwa nuko umwana apfuye undi ati oya wivuga menshi ahubwo reka nguhamagarira abatabazi badufashe baturangire naho serike nziza undi ati sinkene serike sindaje gushingura umwana utari uwanjye gutesi debero muri kumwe mu maso umurebe waraka mubwire ngo ntugashingura intumbi itari yawe hari ukuntu satana asuzugura abantu b'Imana akabatwerera intumbi ntugashingura intumbi itari yawe tugashingura intumbi itari yawe gutese bazaje baragenda basambane tuzire kuba basambanye kwabo tugashingura intumbi itari yawe weho uzahagarare mu mwanya ijuru ntabwo ari ivanga mutungo no umuntu ku giti cye gutese ari kukubwira ngo umuhishire ngo ntuzavuge ngo ko ngo atunzwe n'undi mugabo tugashingure intumbi itari yawe iyo uhishiye umunyabyaha usa nawe ntugashingure intumbi itari yawe gutese wimushigikira bakubwire ngo azaje aranywa akayoga ngo ni wowe gusubiza ngo ntuzamuhe rubanda wishingure intumbi itari yawe umugore avuga ati winsheshekesha sindi kuvuga ibya rusororo kuko sinteze kuja rusororo amakuru ari kunyemeza ko umwana muzima niwe wanjizana ahubwo ndebe undi ati ntabwo ari undi ati aka kazima nakanje undi ati wibeshe nakumena niba hari umuntu ugira imbaraga ni umunyabyaha ariko zirangira vuba usiko mutanyumvise uza kanwa k'abanyabyaha kundi ukadudubiza ariko birangira gataye agaciro c'est le whole price umugore avuga ati ibyo wakora byose ngewe maze kubona ko nari najijishijwe nijoro giza amahirwe umusekura atambitse umwana wanje mufitiye ibimenyetso mugenzi wo mugurana ati wibeshe umukoreho twese turababura uyu mugore yibuka ko n'ubundi wamugurane ntambabaza mufitiye avuga ati nta mpamvu yo guhangana nawe ahubwo hari abakozi b'Imana bakiriho
ariko mana ntabwo uzabona imana ije iwawe, ahubwo izatuma abana bayo, abakozi bayo baze bagusura. Igihe cyose ubonye umukozi w'Imana ujye ubona ko ari Imana, kuko Imana iba mu bantu bayo. Ntabwo Imana iba ahantu, ahubwo Imana iba mu bantu. Ujye wubaha umuntu wese uguhagaze imbere, ujye wubaha umuntu wese ugutekereje akaza mu rugo, ujye wubaha umuntu wese uvugiwemo n'Imana. Buriya Imana nta mwanya yabona wo kuza hano, yatumye Nyirapasika. Aba bantu uziko batanyumvise di, yambwiye ngo iri mu ijuru ngewe ninze. Ntabwo uzabona Imana yambaye ferime, ahubwo izi mu bakozi. Murafashijwe? Oya, murafashijwe? Iyo wambitse umuntu w'Imana uba wambitse Imana. Buriya abakozi b'Imana turi ibyinyo by'Imana. Iyo ugaburiye umukozi w'Imana akanyama, aba ari Imana uhaye inyama. Abantu ko yo umuntu w'Imana yigeze kuza ku itorero iwacu, nari nkiri umukobwa mfite imyaka 16. Hanyuma araza agurutsa umwana w'imfubyi, aravuga ngo Imana iramubwiye ngo uwo mwana yambaye ubusa, aravuga ngo umuntu uramwambika arabona umugisha. Abantu benshi barabipinga, batangira kubinegirije. Hanyuma mureke mbabwire, kuramwe inkweto nari nambaye imbere y'Imana ishobora byose, nta mafaranga nari mfite. Kuramwe inkweto nari nambaye sinzazibagirwa, inkweto z'umutuku nzikuramo ndagenda nzambika wa mwana. Abantu bose bararira, subira kwicara nambaye ibirenge. Baraza barambwira bati si waba uzambaye ko nugera mu rugo urazegana. Ndavuga noya, tagera mu rugo Satani akanyongorera, ngewe ndeme ndagenda n'ibirenge. Umwana w'imfubyi yambara inkweto. Umuhanuzi yagiye mu mwuka arahanura ngo umva uko Imana ivuze. Imana iravuze ngo izakwambika, uzambara kugeza ubwo nawe uzajya wambika abandi. Oya, nubwo wenda ntambaye neza cyane ariko nagerageje. Mirimo y'abera izibukwa, mbere y'Imana izibukwa. Mirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Abakeneye ufasha birandikwa, abo wagaburiye biranditswe, abo wishuriye imirimo biranditse. Mbere y'Imana burya uzibukwa. Imirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Imirimo y'abera izibukwa, mbere y'Imana burya tuzibukwa. Imirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Muraho neza? Muraho? Imana ntigira inzika ariko irazirikana. Niba mwisi tugira ibitabo, Imana mu ijuru ifite ibitabo. Haleluya! Niba umuntu akoteza mu kibina bakamwandika, igihe cyagera akazajya gushikira amafaranga bakamuha n'inyungu, Imana nayo umurimo wose ukoze mu gukiranuka Imana irawandika. Mugore aravuga ati ndabizi Imana iri mu ijuru, ariko ku isi ifite abakozi bayo. Arangije abwira wa mugore wa mugurani ati ntabwo ndaje impaka nawe, ngiye gushaka umuntu w'Imana. Hari umugabo witwa ariko Mana hari umugabo witwa Salomo, aherutse ku Kanunga.
yahakuye ikintu gifatika. Muribuka ko Salomo yazamutse ajya ku kanunga, ngo azamukanye ibitambo 1000. Akigera ku kanunga, Imana iravuga ngo nshingiye kuntu Salomo azamutse ntazana imbokoboko, akazana ibitambo 1000. Nshingiye kuntu Salomo azirikanye neza. Niba hari abantu Imana ikunda, ni abantu bahora bazirikana neza, n'abantu batareba ku byo itari yakora, ahubwo babanza guha agaciro ibyo yakoze. Ndafashijwe. Iyo uhaye agaciro ibyo Imana yakoze, uhita usuzugura ibyo itari yakora, ugahita uvuga ngo yakoze biriya. Uje ufata ibyo Imana yakoze ubigereke ku byo itari yakora, uzaje urasanga ibyo yakoze ari byo biremereye. Uzi uwo mwuka uhumeka ukuntu uhenda. Wawubona he? Ayo menyo ari mu kanwa, ayo maso, ibyo yakoze biremereye kuruta ibyo itari. Muyikomera amashini bamubyumvise. Salomo yazamutse ku kanunga agiye gushimira Imana ko abaye umwana. Kandi uyu Salomo yari yaravutse mu buryo butemewe, yari yaravutse ari ikinyenda. Ntabwo yari yaravutse ku mugore w'isezerano. Aravuga ngo nshingiye ko Imana yanyemeye ntari uwo kwemerwa. Yari yagize amahirwe, ise Dawidi amuraga ubwami, kandi se Dawidi yari abana ku mugore w'isezerano, harimo ba Doniya. Hanyuma Salomo yibutse ko Imana ari itumye sesa Dawidi amuraga ubwami, aravuga ngo mbere yuko nishimira ubwami kwiye kujya gushimira ingiza umwami. Subu muranyumvise? Muranyumvise? Aravuga ngo ndabizi papa yari afite ba Doniya, yari afite Abusalomo. Abusalomo ngo yari umusore mwiza, yakurikiranaga na Adoniya. Adoniya we ngo yari azi neza ko ari we uzasimbura se ku ngoma. Yari yaramaze no kubyishiramo, ashaka n'abantu, arababwira ati mwebwe mugende muri kunyamamaza. Birangira abantu bamwamamaje, Imana ibitesha agaciro. Ndashimira Imana itesha agaciro ibyo abantu bamamaje, igaha agaciro icyavuze ku muntu wayo. Abavuzweho n'Imana gusa aribo banyemerera bahaguruke batere haleluya. Ndabahanuriye, mpanuriye n'abadukurikiye. Ibintu byose byavuzwe n'abantu ntabwo bisohora, ariko ibyavuzwe n'Imana bizasohora. Imvugo y'Imana nta muntu uyikinga scientific govern, ntatega imvugo y'Imana speed govern. No, imvugo y'Imana ica mu muriro ntishe. Imvugo y'Imana ni ikinyabiziga ntaku. Muranyumvise? Nta murozi uroga imvugo y'Imana. Bararoga bakagira aho bagarukira. Nta uroga imvugo y'Imana, nta uroga nza. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta nkuba ikubita nza. Aba bantu ko bananiwe ndabagira nte? Muri gufashwa. Jean Growth Bice, reka nguhanurire, nta nkuba ikubita nza. Dore ko abantu bazi kuvuma, nta uvuma nza. Ababyeyi ba kera bari bazi gutukana, kumva arahangatutse umwana ngo zagwa ku gasi, ngo zapfa nabi nka nyogose. Ariko Imana inyuranya amaboko. Urupfu b'amasenge bapfuye ntabwo ari rwo twapfuye, nta nubwo ari rwo tuzapfa. Ugejeje ukora Mana Imana gushimiye, ndabyibutse ibyo wakoreye. Mana
yagushimiye wanzahuye nari mfuye rubi kwituri kimurengezi murekeraho. Nta murozi uroganza, baroga ibigori bikuma, bakaroga ibishimbo bikuma, bagakubitisha inkuba ibiti, ariko nta mvugo y'Imana ikubitwa n'inkuba, nta mvugo y'Imana inyagirwa n'imvura. Haleluya. Hanyuma Salomo uyu nguyu aravuga ngo nshingiye ko Adoniya yagerageje kuyimika bigata agaciro, nshingiye ko bariye inyama zigapfa ubusa. Adoniya yiyamamaje ngo bariye n'inyama. Salomo aravuga ngo nshingiye ko Imana yavuguruje imigambi yawe ikanyimika, reka nzamuke ku kanunga. Kandi uyu mugabo yari umuhanga, ngo azamukana ibitambo. Tuzaje imbere y'Imana imbokoboko, uje uzamukana igitambo. Ageze ku kanunga, iryo sengesho ngo ryanejeje Imana. Imana iravuga ngo nari nsanzwe ntuma ba marayika, ariko Salomo nkoze ku mutima reka niyizire. Iyo uzamukanye ibitambo ntabwo Imana ituma marayika iriyizira. Aba bantu ko batanyumvise ndabagira nte, Imana ibonye wazamukanye igitambo kandi kabona waje gusenga yo kuyishima, ntabwo yohereza abamarayika, ubwayo iriyizira. Muri iri teraniro Imana ize, Imana ntitume ahubwo ize. Iyije nta mudayimoni witambika, ba porowoni ntabwo bitambika. Iyo ihagurutse gusa inzira iribwiriza ikaboneka. Hanyuma Imana irazivugana na Salomo mu nzozi, iramubonekera. Muje musoma Bibiliya, iramubwira ngo ndi Imana. Salomo, saba icyo ushaka. Uyu mugabo nawe aba umunyabwenge, aravuga ngo ngize amahirwe n'Imana yiyiziye. Ari marayika nari gusaba biki, ariko haje Imana ifite byose. Aravuga ngo ngusabye ubwenge. Imana iti usabye neza. Haleluya. Imana imukubita ubwenge irabumuha. Hanyuma rero uyu mugore aravuga ngo sindahangana n'uyu wanguraniye, ahubwo reka nje gushaka umukozi w'Imana uherutse kugirana n'Imana ikiganiro, Imana ikamuha ubwenge. Umugore ahita yambara udukweto twitwa kera bakwiringiraga. Uzagatambara ari yiteze, avuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete. Uzi igitenge yarakenyeye kiravuga ngo kambivuge murangurira akabombo. Urusaku rw'abatuvuga ntirubuza Imana gukora. Komana komana babwira impeta yari yambaye, impeta yari yambaye iravuga ngo kuvuga umukiranutsi ni nko kwandika basakuje mu isoko. Muraho neza. Uyu mugore arahaguruka avuga ati ngiye gushaka umuntu w'Imana. Noneho undi wamuguraniye, niba hari ikintu kiryana n'ikinyoma, ikinyoma kiramurya, nawe akubita wa mwana mu mugongo muzima w'abandi, yorosa igishora. Namwe niko muvuga, namwe niko muvuga. Icyo gishora uzi kuntu kivuga, nawe ngo uko bimeze kose nta ikinyoma kigeze gitsinda ukuri. Abagikubiseho yambaye ibikweto bivuga ngo ntawe uzapfata mwaye. Abaramukurya ariko wowe uri kunya waza nka guherekeza tukaja gushingura. Undi ati nje sindaje gushingura intumbi itari yanjye. Aragenda ari kurimba ati Mana wadutabaraga mu minsi ya kera. Harimba ngo
intambara ziteye isi bazirwana nk'abandi bose, ibyorezo biteye isi nabo ubwabo bibageraho, ariko ntabwo ari gusa nuko bafite ibanga, ari ibanga kuba bakijijwe, ari ibanga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruka bageze mu ijuru. Umva barambara bibagoye, iyo banyuze mu mashamba amahwa bica nk'abandi, ariko ntabwo ari gusa ko bo bafite ibanga, baragenda nk'abandi bose barambara bibagoye, iyo banyuze mu mashamba amahwa bica nk'abandi, ariko ntabwo ari gusa ko bo bafite ibanga. Haleluya. Hano mufite abacuranzi, Imana ibaha umugisha, wagira ngo twararepetanye, mwebwe ntabwo muri kubyumva, wagira ngo ariko nanjye batinda umuhanga. Yewe, haleluya, haleluya. Mama wowe haguruka. Satani yari yacukuye inzobo eshatu, ariko umva uko Imana imbwiye, irambwiye ngo urwobo rumwe irusibye mu kwezi kwa gatatu ku itariki 9. Uzambabarire uzabe maso, ku itariki 9 Imana isibye urwobo rumwe. Urwobo rwa kabiri Imana irusibye mu kwa 4 ku itariki 4. Urwobo rwa gatatu Imana irusibye mu kwa 11. Silentre vimai, Imana irambwiye ngo kuba waje byo byonyine, kuba uri aho ngaho, Imana irambwiye ngo mu cimbo c'induru havuza impundu. Ubuzima bwawe Imana ibwambuye abamaze iminsi bari kubugaraguza agati. Amaraso yawe Imana yatandukanije n'uburwayi ubwari bwo bwose. Ukuhagaze aho ngaho mbonye marayika ateye urushinge aruhera mu bworo bw'ibirenge, mbona rugeze mu gihorihori. Rwa rushinge mbonye rutumye amaraso atembera, numva ijwi rirambwiye ngo wari kuzicwa n'umutwe, ariko ntabwo mutwe ukikwishe. Mu nda yawe Imana ikuyemo ikibazo, kandi iravuze ngo mu cimbo cyo gukorwa n'isoni iragutabaye. Abatananiwe bakomera Imana amashi. Uyu mugore aragenda kuri mbati, ntabwo tuzakuvaho, ntabwo tuzakuvaho, oya tuzigumanira. Arangije aragenda, haba muri ubu buzima zeno mu buri imbere, abatabizi baravuga bakaruha, kubaho tukajya hehe, ari wowe ufite amagambo meza y'ubugingo.
nanjye ndagushima ntabwo wandemye amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo waremye ishusho yawe Mana reka ngucinyira akadiho nanjye ndagushima twageze mu gakiza kawe basanze ari ico kigo nderabuzima abari bishwe n'abwakibyaha warabasize ubaha icubahiro cya Mana ntega amatwi ngushime wangiriye neza murekeraho haleluya umuntu uri kuzana wari kwirukanga rero Imana irambwiye ngo irwubatse ku rutare kuko ahandi hose hari umusenyi murabyumvise warabyumva cyane kuruta uko mwebwe mwabyumva Imana irambwiye ngo irwubatse ku rutare ahandi hari umuki sikole matrofi manse le hose uko aje ari kwirukanka mbonye mu ijuru haturutse marayika amutindira ikiraro numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo imutindira ikiraro kitazongera kunyeganyezwa n'abantu inzira zose banyuramo ngo batume umutima uhangayika Imana izikubitiye kuri muracyari hano cyangwa mwatashe muraho murebe hano uyu mugore aragenda wa wundi wamuguraniye agenda mukurikiye umugore aragenda ageze kwa Salomo amwikubita imbere aramubwira ati mukozi w'Imana njyewe mfite ikibazo Salomo ati kimeze gute wa mugore mukubirinde ukabona na wa wundi yaje ati ngize amahirwe nawe yankurikiye njyewe nabanaga n'uyu mugore mu nzimwe twakoraga umwuga w'uburaya twararaga ku buriri bumwe uyu mugore yaratwise nanjye ndatwita bukeye uyu mugore arabyara nanjye twite ejo ndabyara hanyuma rero mu gicuku uyu mugore araryama nabi arasinzira aryamira umwana warapfa cyokora nanjye umuja wawe nari nsinziriye uyu mugore mfatanya n'ibitotsi abonye ko umwana we yapfuye ahita mfatanya n'ibitotsi afata intumbi y'umwana we arayintwerera amfatanije no gusinzira afata umwana wanjye muzima kuko nanjye nari nsinziriye ariko nari naryamye neza umwana wanjye yari muzima nari namuryamishije neza hanyuma uyu mugore afata umwana wanjye amushira mu gituza cye intumbi ayishira mu gituza mbyutse konsa umwana sanga umwana wanjye yapfuye ndarandira ariko mu gitondo umuseke utambitse nitegereje sanga intumbi ntabwo ari yanjye ahubwo umwana muzima n'uwanjye bibwiye umugore ntiyabyumva umugore ati buretse kubesha ubwo ni wa wundi waguranye iyo yaguranye rero agira amagambo menshi aha nabo bazagaragaza bese agenda habandi iminsi nkaho ari we wabahamagaye kubera iki abashaka ko bagwa nk'uko yaguye ariko ni muhumure iyaduhamagaye iduhagararaho kugwa kw'abanyabyaha ntibizabuza umugeni gutaha uziko aba bantu batanyumvise ra gusubira inyuma kw'abasubira inyuma ntibizabuza umugeni wa Kristo gutaha abaje gusenga haleluya ibi bintu turimo birakora ibi bituma abagore bubaka rugakomera bituma abagabo bakomera ibi bituma imfubyi idaseba ibi bituma umupfakazi atamwara ibi bintu turimo birakora bifite ubuzima gatozi wawundi wamugurane ati rata ari kubesha uyu mwana wa mpetse uriko na rata atari nje umuhetse
undi ati nubwo umuhetse nuko wandushije akanwa nanze no kurwana nawe kuko ngewe mfite ico nshaka ariko uwapfuye nu undi ati oya rata babivugira batyo imbere y'umwami. Umwami yaraherutse ku musozi. Mana ishimwe ko dufite abashumba basenga. Haleluya! Baravuga umwami arabitegereza. Abwira ati ariko aho mperutse murahazi, yanyimitse murayizi. Aravuze atumva we munzanire ya nkota. Iyi nkota niyo yari yararazwe na Dawidi. Iyi ni ya nkota Dawidi yicishije Goliyati. Salomo amaze kuba umwami, Dawidi yaramubwiye ngo mwana wa, nubwo nishe Goliyati hari bene wabo wa Goliyati bazakwitambika imbere. Nubwo Goliyati yapfuye ariko hari abasa nawe bakiriho. Mwana wanjye, itumye uba umwami niyo yanshoboje kunesha Goliyati. Inkota nishishe Goliyati ntabwo nayishugunye. Inkota wicishije Goliyati izashoboza abana bawe guhangana n'umurozi. Urugamba warwanye kugira ngo urugo rwawe ruve mu maboko y'abagome, iyo nkota ibike izashoboza abana bawe kubaka nubwo waba utakihari. Twagize amahirwe hazodetaye abana bacu bari kuvuka twarasenze. Siko mutanyumvise di? Abana bacu batandukanye n'abana bavutse ba nyina batarasenze. Twebwe bari kuvuka twarasenze. Inkota turi kwicisha Goliyati. Ndafashijwe. Inkota turi kwicisha Goliyati zizashoboza abana bacu kunesha urugamba nubwo twaba twarapfuye. Nta mwana wanje ugomba kuzongera kuja guteka ubugari guteze. Nagiye kubuteka, Imana irambwira ngo inzara ishize iwanjye mu rugo, ubwo abana banjye nabo bazaje guteka ubugari se? Ayo turi gusenga arabikika. Ndafashijwe. Ayo turi gusenga arabiki. Twebwe turi kubyara yavuze ngo murabyara, arabikika abana bacu. Haleluya! Abisiraheli bamaze kwambuka Yorodani, Imana yabwiye Yosuwa ngo mbwirira abagabo 12 batinde muri Yorodani. Yosuwa ati kubera iki? Imana iti bo baratindamo barakuramo amabuye. Aya mabuye azaba ibihamya kera ubwo abana babo, ariko Mana bazajya bababaza, bazajya bavuga ngo amazi ya Yorodani. Ariko Mana we, Mana ishimye ko turi gufata ibihamya. Aba bantu nibanyumve we, turi gufata ibihamya. Niba hari ikintu cyiza ni ukugira ubuhamya bufite ibihamya. Ngasubiremo, niba hari ikintu kiryoha ni ukugira ubuhamya bufite ibihamya. Ugahura n'abantu twaye imodoka bati komera murokore, uracyazenga uti na n'uyu munsi mbirimo. Bifurije kugira ubuhamya bufite ibihamya. Baturacatuye Kigali, tundacatuye Kigali, nasocashobora yirindwa ati nayi iminsi 21 ndacayashobora kuko ndacyari umukirisitu. Kugira ubuhamya bufite, duture Kigali kandi tunakishijwe, twurire indege kandi tunakishijwe. Nurire indege ngiye kuvuga Imana, apana kujya kwicuruza. Nurire indege mu ndege mvuge ngo wi. Haleluya! Ibihamya bifite, mukomere Imana amashi. Inkota Dawidi yari yarabwiye Salomo ati mwana wa, Goliyati naramwishe, ariko hari abana baba Goliyati badashaka ku bwoko bw'Imana butera imbere. Iyi yibike. Mana ishimwe kwinkota idufasha kwica ba Goliyati. Tuyibitse izashoboza abana bacu kwica bimeze nka bya Goliyati. Salomo
abaravuze ati munzanire ya nkota, barayimuzanira. Avuga ati inkota ifite ubuhamya, iyi niyo yatumye Goliyati apfa, ubwoko bw'Imana bukurwaho igisuzuguriro. Mumpereza ako kana. Nyina w'umwana ukagira ute? Salomo ati ndashaka kugacamo kabiri kugira ngo buri wese atware igipande. Nyina w'umwana ati Salomo ati niko bimeze. Nyina w'umwana ati n'ukuntu nagiye kuri kanyarira ngo mbyare, uzi kunta gakiza kamvunye. Umwana muzi ico asobanura. Nyina w'umwana ati kugira ngo uyu mwana mubone byaramvunye. Abandi bajaga kwicuruza, nge nkaja kuri kanyarira. Abandi bagatuburira abantu, nge nkavugisha ukuri ndi gukorera Imana. Abandi bakobwa bafite abagabo bakura ibyinyo, ngewe narihanganye. Uwo mwana mureke, yaramvunye, mumuhereze. Ukuri kuzigaragaza. Umwana azakura ishusho iri kugaragara, bazamenya nyina w'umwana. Amaraso ndayoba, tuzahura umwana azamenya kera. Mureke. Wa mugore wajyamiye uwagapfa ntambo yari afite, agati rata uvuze neza, ndakwemeye. Uwo mwana bamucemo kabiri, mubure noya mubure. Salomo ati nshingiye ku bwenge Imana iherutse kumba. Haleluya! Ari mu biti nijoro kubw'ibyaha byanjye byaragushenjaguye pe mu rubanza. Ko nibagiwe Yesu uzanyibutse bya byoya byawe wabize Imana ikora biradutangaza, ntanuwabimenya uko biri. Ariko icyo nzi ni uko ibyo Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ananga uko wafashaga basogokuruza, twe niko uzadufasha mu myaka iri imbere. Yaratwimanye Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi, kandi si ibanga barabizi. Ejo bundi yaraturamiye, dushira impumu buri munsi iyo twibutse iyo neza. Murekeraho, amasaha aragiye. Muracari hano? Ariko gutinda mu bitaro, tuzatinda mu rusengero. Hoshe, ninjye wari ufite gahunda yihuta, ariko hoshe ndi imbere y'Imana nta kibazo. Nta muntu uhomba asenga. Uko utindanye n'Imana ugenda umenya ibiri ku mutima w'Imana. Yewe Salomo tuvuze ngo ikimada, umugore ati ndavuze ngo twese dushobore tumubure. Salomo nshingiye ku bwenge Imana ya shingiye ko Imana yacu igira imbabazi. Umugore utagira imbabazi, umugore utagira impuhwe, biragaragara ko yaryamiye umwana we. Ariko uyu gifite impuhwe, ni ibitotsi byamuzabiranije, ariko aracafite imbabazi. Ni Imana izi komora imitima yakomerekejwe n'iminsi. Ndafashijwe. Ni Imana izi komora imitima yakomerekejwe n'iminsi. Imana izakomora ititaye ku bagukomerekeje. Izaguhembura ititaye ku bakuriga nije. Upfa kuba wemera intege nkeya zawe, upfa kuba wemera
kuba wemera intege nkeya. Yesu ashimwe. Hanyuma Salomo aravuga ngo uyu mwana mumumpere uyu mugore ufite imbabazi, kuko niwe nyina, niwe kora mugenzi wa mu kiganza mbahanurire, mumbwirire ngo ukuri kuzigaragaza. Ongera ubimubwire, mubwire ngo humura ukuri kuzigaragaza. Mumbwirire ngo Imana ni umubyeyi, nubwo Satani ari umwambuzi, Imana ni umubyeyi. Umva ndafashijwe. Salomo ahita avuga ngo uyu mwana mumumpere uyu mugore ugifite imbabazi. Ngiye kuvuga ibintu bine byatumye umugore ahabwa umwana we. Umuntu ufite aho abyandika abyandike. Ibintu bine byatumye umugore atahana umwana we. Babwire icya mbere, mwabyanditse, nushake wandike muri telefone, bizagufasha kuneshereza aho ibikuneshereza biri. Icya mbere, uyu mugore yemeye intege nkeya, yemeye ko yasinziriye. Ubwo umuja wawe nari nsinziriye. Umugenzi ujya mu ijuru igihe cyose ahora yemera ko ari umunyantege nke, kuko yaduhamagaye ni inyembaraga. Icya kabiri, umugenzi wese ujya mu ijuru abazi ibimenyetso umwana we afite. Ico ni icya kabiri cyatumye uyu mugore ahabwa umwana we. Babwire icya gatatu, gukanguka. Agiye konsa umwana, iyo adakanguka ntiyari kumenya ko umwana yapfuye. Kumenya ko umwana yapfuye nibyo byatumye ahaguruka akajya gushaka. Icya kane, kumenya guca bugufi mu kigeragezo. Iyo asakuzanya n'uyu mugore, kuko uyu mugore yari yamaze gupfusha umwana, nta mbabazi yari afite. Abantu bamaze kugwa nta mbabazi bafitiye twe tutari twagwa. Reba hano, tuhangane nabo, rwanisha intwaro yitwa guca bugufi. Kambabwira icya gatanu, icya gatanu, kumenya aho Imana iri. Ntabwo yagiye mu bapfumu, yagiye aho Imana iri. Abaje gusenga haleluya, haleluya. Abaje gusenga haleluya. Kumenya aho Imana iri. Bisubiremo, muhaguruke mbisubiremo duhagaze. Icya mbere, kwemera ko yasinziriye. Umugenzi ujya mu ijuru igihe cyose ahora yemera ko ari umunyantege nke, kuko yaduhamagaye ni inyembaraga. Icya kabiri, kumenya ibimenyetso umwana we yari afite. Nta murokore ukwiye kuyoberwa ibimenyetso umwana. Bibiliya iravuga ngo musome uwo mwana kugira ngo atarakara. Haleluya. Yesu twamuhawe nk'umwana w'Imana, dukwiye kumenya ibimenyetso. Icya gatatu, chez les bons femmes, gukanguka. Nta mukristo ukwiye guheranwa n'isi. Nibyo koko wagize intege nke, ariko ukwiye gukanguka ukavuga ngo Mana, High Glen, ndakeneye kongera gukanguka ukankoresha. Icya kane, kumenya guca bugufi, wihangana n'umunyabyaha. Satani arashaka ko usaba, uzamurwanisha guca bugufi. Icya gatanu, kumenya aho Imana iri. Abantu baje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya.
mwakire neza ijambo ry'Imana. Hombeka amaso yawe uburetse kwicara nkubwire. Hombeka amaso yawe. Ibitotsi bituma umuntu aguranirwa. Ugize amahirwe umwana wawe ni muzima ariko warasinziriye. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, turacari mu isi. Ubukode butuma umuntu asinzira akibaza ngo nzabuvamo ryari, akibagirwa ko hari n'igihe yararaga mu kiraro, uyu munsi akaba atakirara mu kiraro. Tugiye kubwira Imana ngo Mana, duhe imbaraga kugira ngo dushobore guhangana n'igicuku, kuko igicuku nicyo gituma tuguranirwa. Abatuguranira ntibari kure, tubana hafi, turi kumwe mu murimo. Nawe aragaragara nk'ukijijwe, yashobora gusoma Bibiliya, yewe yashobora kuririmba. Gusabye imbaraga zituma nshobora guhangana n'igicuku. Twese tugiye kurambura amaboko dusaba Imana imbaraga. Ariko tukiri muri uyu mwanya, mbese hari umuntu utari wabatizwa? Twese duhombeka amaso. Ubwo twese tugiye kwitekerezaho. Hari umuntu utari wabatizwa cyangwa ari warabatijwe agasubira inyuma, ufashe icyemezo akavuga ngo ngize amahirwe umuzima baye uwanjye, ngize amahirwe umuzima baye uwanjye. Imana ingiriye ikigongwe, nubwo nanyazwe ariko ngize amahirwe, subiranye umwana muzima. Umuntu utari wabatizwa cyangwa abatizwa agasubira inyuma, ufashe icyemezo akabwira Imana ngo ubwo ngiriwe imbabazi, zamura ikiganza. Zamura ikiganza wowe utari wabatizwa cyangwa ari warabatijwe ugasubira inyuma. Watangaga icya 10 ntukigitanga, urota uri gusambana, wasubiye muri kabari, wanze kubabarira. Zamura ikiganza. Umaze gukuramo inda inshuro 2, zamura ikiganza uze hano ngusengere. Tera intambwe uze hano, abandi bahombetse amaso, buri wese ari kwitekerezaho. Umushumba agiye gusengera aba bantu. Nyuma yo kubasengera umushumba arihangana. Ntabwo biba byoroshye gusenga umushumba amaze gusenga. Umushumba aranyemera nsengera abandi iteraniro ryose. Zamura ikiganza wowe utari wabatizwa. Tera intambwe uze hano tugusengere. Tera intambwe. Mwishura impundu ziravuga umunyabyaha yihanye. Uzi imyaka umaze ariko isigaye ntabwo uyizi. Ugize amahirwe Imana ivuge mwiri teraniro warijemo. Ntabwo wasibye, Imana yagutumiye. Yari ishaka kuganira nawe kwiri jambo. Ngwino tugusengere. Reka twakire prophet asenga Imana. Namara gusenga Imana muranyemerera twese iteraniro ryose. Tutitaye ku barwaye amavi, tutitaye ku barwaye umugongo, twese turakubita amavi hasi nsenga. Mana waremye ijuru n'isi, habonetse abantu bafashe icyemezo cyo guhinduka, bagahindukirira Imana. Tubasabiye inkomezi arizo mbaraga zawe Mana, kandi reka uyu munsi wa none Mana amazina yabo yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu tubirukanyeho amaboko ya Satani yarabazirikiye mu byaha. Ayo maboko Mana batandukane nayo. Urakoze kubahaye imbaraga, bafashe icyemezo. Yaba uyu mwene data uteye intambwe, ntatinya amaso y'abantu, akubaha Imana, agatsindwa n'ijambo, kumvira iki Imana ivuganye nawe. Umukomereze Mana mu buntu bwawe, wabarire kandi inzandiko zose Satani yamuregeshaga z'ibyaha reka zishwanyagurike mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko umuhaye imbabazi n'undi wese wasubiye inyuma akagwa. Urakoze wa Mana yuko wongeye kumuha guhagarara ku rufatiro ruzima. Mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje mutwe. Mana shimwa, amen. Munyemerere twese dukubita amavi hasi. Nufite ikibazo cy'amavi apfukame, Imana imukize. N'abari mu muryango mwihangane, twese tugiye kuzamura ibiganza. Tubwire Imana ngo turi abanyantege nke, ariko waduhamagaye uri umunyembaraga. Satani atuguranira akoresheje abo tubana. Ntabwo aje kure, ntabwo uzageragezwa n'umusinzi utari muri kabari. Tugiye gusaba Imana imbaraga ngo dushobore gucika iki gicuku. Togele poske la, iki gicuku kiri gutuma twamburwa abana. Iki gicuku gituma dusinzira, natwe tugafatwa n'ubwihebe tukiba
tukibagirwa aho Mana data wa twese uri mu ijuru. Twagize amahirwe utugira abantu, ntiwatugize inyamaswa, ntiwatugize ibiti, wadutandukanije n'ibindi biremwa, uturema mu ishusho yawe. Turagushima imbaraga wakoresheje ngo duhinduke abangaba turimo. Kubw'ibyo twese duciye bugufi, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hari igicuku gitumye abantu basinzira, igicuku gitumye abantu bafatwa n'ubwihebe, igicuku gitumye abantu bibagirwa imirimo n'ibitangaza ukora, igicuku gitumye tuba nk'abandi, iki gicuku gitumye abo twari turi ku buriri bumwe batuguranira, iki gicuku gitumye umugisha wacu uhagarara, iki gicuku tugusabye imbaraga zihangana n'igicuku, tugusabye kunesherezaho igicuku kiri, tugusabye kurwana intambara mu gicuku, tugusabye kuba maso. Haleluya, haleluya. Aba bose barapfukamye. Imana mwumva uko ivuganye nanjye, irambwiye ngo kubera ko ibihe bicogoje n'intwari, Imana iravuze ngo yemwe abaciye bugufi mwese mugapfukama, mwakira imbaraga zibatandukanya n'ibihe. Imana irambwiye ngo kubera ko muciye bugufi, kandi Imana ni umubyeyi, iravuze ngo mwese irabateruye ibashyize ku mugongo kugira ngo ibambutse ibyago. Itanze agakiza k'umwimerere, ibarinze kugushwa n'isi, ibahaye guhangana n'ibyago, ibahaye imyambaro mishasha. Ndimo mbona imyambaro, haleluya. Ndimo mbona imyambaro, ndimo mbona intwaro, ndimo mbona inkweto, ndimo mbona imitaka, ndimo mbona amaso, ndimo mbona marinete. Numvise ijwi ry'Imana rimbwiye ngo umuntu wese waje niyo yamuraritse. Mu bakameramani bari gukamera, hari harimo umukameramani ugiye gukora impanuka. Iyi mpanuka yari ibaye umunsi wo ku cyumweru. Imana irambwiye ngo irokoye umukameramani, twari kuzumva inkuru mbi. Irambwiye ngo abasore ibahaye umwifato, ibarinze kuba nk'abandi basore, yirukanye umwuka w'ubutinganyi mu basore twasenganye, yirukanye umwuka w'ubutinganyi mu bakobwa twasenganye, yirukanye umwuka w'ubutinganyi mu bagore n'abagabo. Imana ihaye abana bacu gukizwa, Imana iduhaye imbaraga, iravuze ngo iduhaye guhangana n'ibihe, iravuze ngo iduhaye kurira mu biganza by'abanzi. Itanze umwuka wera, itanze impano zitandukanye. Imana iratugabiye, Imana iratugabiye, Imana iratugabiye. Imana ikijije imigongo, Imana ikijije amavi, Imana ikijije diyabete, Imana ikijije imitwe, iduhuje n'abo twabuze. Imana yunze imiryango, abantu bari bafite igikomere cy'imiryango, Imana irabomoye. Imana itanze ubwenge bw'abana bacu ku mashuri, Imana iraturwaniriye, yubatse ingo zari zisenyutse, itanze kurama, yirukanye umwuka wo gukenyuka, yirukanye umwuka wo gukenyuka. Imana yirukanye umwuka wo gukenyuka, itanze gushaka ku bana bacu, itanze kurongora ku bana bacu. Imana itanze amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Imana itanze amahoro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Imana itanze amahoro. Imana igeze ku mipaka, Imana ikoze igitangaza, Imana igeze ku mipaka, Imana ihagaritse imvura mbi. Hari imvura yari igiye kwica abantu, hari imvura yari igiye kwica abantu. Imana yirukanye inkongi z'imiriro, Imana irinze abana bacu ku mashuri. Iki cyorezo cyari cyaje cyoherejwe n'abadayimoni, Imana ikishije abana bacu ibyorezo. Iki cyorezo cy'ibicurane cyari kije kikiyongeranya kikagira imbaraga. Yemwe abapfukamye mwakira imbaraga zo kunesha ibyorezo, mwakira ubuzima. Imana yirukanye za kanseri, Imana itanze kubyara. Uyu mwaka Imana izinguye ingumba, uyu mwaka Imana itanze abana, uyu mwaka Imana ikoze amakwe, uyu mwaka Imana ikuyeho ubushomeri. Iravuze ngo ababaye imbere y'Imana
muzima ibahuje n'igitangaza. Mwakira umwana wanyu muzima. Abari baranyazwe mwakira umwana muzima, mwakira umwana muzima. Iyo umuntu afite umwana muzima agira ifiyeri. Iyo umuntu afite umwana muzima ahabwa 8. Iyo umuntu afite umwana muzima bamuha impozamarira. Nimwakira abana bazima mwongere kugira agaciro. Yewe wambaye agaciro, wambaye agaciro n'umuryango, ongera ugira agaciro. Bonye umuntu ukoreye perime inshuro 2 ari kurata, Imana imuhaye perime. Bonye Imana itanze za kategori, Imana iravuze ngo mwakire umugisha. Itanze ihumure, Imana izamuye mushumba, Imana imugize umutwe, Imana imuhuje n'amaboko akomeye, Imana iciye inzira ngo ajye hanze, Imana imuhaye poromosiyo yo kurira indege agenda agaruka. Imana yaguye umurimo wayo. Mbona abanze benshi bagiye kujya bamukurikira. Mbonye ibyuma, mbonye iterambere. Imana yavuze ngo kandi buri wese natahana iterambere ku ruhande rwe. Imana itanze agakiza k'umwimerere. Mbonye Yorodani, mbona abantu bari kubatizwa. Imana yavuze ngo mwakire ubuzima, mwakire umwana muzima. Tugukomeye amashyi ko tutahanye abana bazima, tukuvugirije impundu. Urakabyara agaheka, ntituzakuvonone n'iteka ryose. Amen.